Reka twongere tubasuze bakunzi bacu mudukurikirana kuri Inkomoko TV ndetse nabandi muzamubona Pascal rimwe na rimwe kuri Rwanda Burundi TV nitumubona twamutumiye. Pascal rero ndumva basuza abadukurikiye. Reka mbasuhuze kandi mbifuriza ibihe byiza aho muherereye mwese mudukurikiye cyane cyane abumva ururimi rw'ikinyarwanda mugende mukande subscribe ku Nkomoko TV ariko na Rwanda Burundi mwumve ibiganiro byacu mubirebe muduhe ibitekerezo n'amakuru tubereho gusangira amakuru no kuganira ku ngingo nyinshi zigiye zitandukanye kugira ngo turusheho kugira ubumenyi mu bijyanye na geopolitique ndetse n'amateka. Pascal rero uyu mugano wacu Afrika urabizi uri mu migabane bivugwa ko ukennye ariko iyo tureje mu mateka tubona hari ubucuruzi bukomeye cyane bwajyaga gukorwa hagati y'umugabane na Aziya na Oceania. Yego ubundi ibi bintu kuki Afrika ikennye nyamara tukabona iyo migabane niyo isitera imbere Afrika kuki ariyo byasigaye inyuma. Urakoze cyane. Ubundi Afrika iyo barimo kurankinga imigabane cyangwa iyo bari kuvuga ku iterambere ry'imigabane mu buryo busanzwe bavuga imigabane izatera imbere ibikorwa biteganyijwe gukora mu kuzamura kijyanye n'iterambere ry'abaturage n'imibereho yabo usanga umugabane wa Afrika buri gihe uza ku mwanya wa nyuma. Abazungu bo ntibatinya no kuvuga ko ngo ubukungu bwa Afrika buraryamye. Iyo bari kuvuga ko wenda ubukungu buri guhananuka mu bihugu by'i Burayi na Amerika usanga bavuga ngo ubukungu burarwaye bushobora kugwa, ariko bakavuga ati ubukungu bwa Afrika ntabwo ibyo ngibyo bibureba kubera ko n'ubundi umuntu uryamye ntabwo ashobora kugwa. Bakavuga ko n'ubundi iryo hungabana ry'ubukungu ntabwo rireba abanyafurika cyane bitewe n'uko abanyafurika basanzwe bakennye. Iryo kena rero rije mu myaka rije cyane cyane mu kinyejana cya 19 kubera ko mbere yaho umugabane wa Afrika wahoze ukize cyane uri no mu migabane ikize kubera ko ubwami tuza kuvugaho tuzagenda tubabwira ubwami bw'ingenzi bwatumaga umugabane n'ubundi wa Afrika uhora ukize ari ubwo bwami bwitwa ubwami bwa Monomotapa. Ababyize mateka bize mwene Motapa ni ubwami bwari bufitanye ubucuruzi bukomeye cyane n'igihugu cya Australia kigaragara ku mugabane wa Amerika. Icyo gihe byari amapamba na za gaucho na ndetse n'amabuye y'agaciro. Ntabwo tugiye kuvuga kuri Monomotapa ahubwo tugiye kuvuga ku wundi bwami bwari bukomeye cyane bwanashingirwagaho rero babara ko umugabane wa Afrika ukize. Ubwo ni ubwami rero bwa Congo. Ubwami bwa Congo rero cyangwa se Congo dia Antotira ni mu rurimi rw'iringara cyangwa se mu giportuge nk'uko ari bo bantu ba mbere binjiye muri icyo gihugu turaza kubivugaho. bo bavugaga Riene do Congo ndetse abakongomani mwiringana none bakavuga ngo ni wene Congo. Ni ubwami rero bwari bukomeye cyane cyane mu myaka y'igihumbi magana ne hagati y'umwaka w'igihumbi magana ne 52 ubwo umwami wabwo tuza kubabwira yajyaga ku butegetsi cyase yafataga ingoma. Ubwo yimaga ingoma nibwo bwari bukomeye cyane ariko ni ubwami bwakomeye cyane guhera mu kinyejana cya 14. Buryo biba byiza kuvuga ikintu wabanje kugaragaza mu buryo bwa geography aho giherereye. Ubwami rero bwa Congo cyase iyo Kingdom of Congo ni ubwami bwahoze muri Central Africa y'uyu munsi bugafata igice cy'amajyepfo ya Gabon, amajyaruguru ya Angola n'igice cy'uburengerazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo y'uyu munsi. Ni ubwami bwakavaringaga cyangwa bwazengurukaga ibyo bihugu mvuze haruguru byose. Congo ya Sasongo so ntabwo yari irimo. Urakoze cyane. Congo Brazzaville yari irimo. Ugafata igice kimwe cya Gabon ubwo ni amajyepfo ya Gabon, ugafata amajyaruguru ya Angola n'igice cy'uburengerazuba cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo y'uyu munsi. Urumva ni Central Africa ni ubwo ni Afrika yo hagati. Yego no kuvanga urumva ko ni nko gufata RDC y'uyu munsi ukayicamo kabiri ukajya mu burasirazuba kubera ko n'ubwami bwakoraga ku nyanja ya Atlantique bigatuma n'ubucuruzi bworoha cyane bukagira n'uruhare mu iterambere ry'ubukungu bw'umugabane wa Afrika. Bwari ubwami rero bukomeye cyane buherereye aho ngaho. Noneho buza gukomera cyane ubwo umwami wo wise mwene Congo
cyangwa se uyu nguyu yahawe izina rya batisimu rya Alfonso wa mbere yajyaga ku butegetsi. Ni hagati rero y'umwaka w'igihumbi 456 kugera mu 1542. Mu myaka rero irenga 30 n'ingaho uyu nguyu Alfonso wa mbere yategetse Kongo yahuyemo n'ibibazo bikomeye cyane tugiye gusobanura mu gihe gitoya cyane kugira ngo abantu baze kurushaho kumva ubwami bwa Kongo nyuma yo gusenyuka habaye izihe ngaruka kugira ngo tuze kureba ibyari byo. Yego, mbere yuko dukomeza tuza kureba ibyo ngibyo by'ubwami bwa Kongo, reka tubanze twibande kuri ubwo bukire bwa Afurika. Afurika yari ikizi kibundi mbere na mbere. Afurika ibyo yari ikizi icyo gihe n'uyu munsi irabikize, ni nayo mpamvu ubona bwabaye ubutaka bwa Afurika bwahindutse isibaniro ry'intambara. Afurika yahoze ikize ku mabuye y'agaciro, uyu munsi aracyahari mu bihugu birimo n'iyi Kongo uyu munsi tuvuga. Amabuye y'agaciro mvuga icyo gihe yacukurwaga ni cuivre cyangwa se mu cyongereza bayita copper, hakaba diyama, hakaba zahabu n'andi mabuye y'agaciro atandukanye abanyaburayi na Amerika bagiye bifashisha mu mpinduramatwara y'inganda nk'uko tuza kubivuga. Hakaba noneho n'igihingwa cya kaucho bakundaga kwifashisha bakora ibintu bijyanye n'ibikoresho, ariko mujya mubona ibintu bikoze muri kaucho, sinzi ukuntu twayisobanura, ariko ni ikintu kitari plastike ariko nanone ntikiba umwenda, kikaba kirimo aho hagati bya bodaboda. Yego, bodaboda. Ariko hakaba noneho n'igihingwa cy'ipamba. Abacakara tuza kureba bajyanywe i Burayi hafi ya bose bagiye bagenda muri izo process zo gushaka kugurana abantu n'umutungo kamere cyangwa intwaro. Ese kugira umutungo kamere bivuze kuri civilisation icyo gihe yari igezweho ku buryo muvuga ko Afurika yari ikize? Civilisation ya Afurika ubundi bavuga ko itangira mu Misiri. Misiri ni kimwe mu bihugu bikomeye cyane byagize civilisation mbere y'ibindi ndetse na mbere ya Yesu Kristo. None ibintu turi kuvuga byabaye mu kinyejana cya 15. Birumvikana ko rero bitewe nuko ubwami bwa kera muri Afurika bwari ubwami bwari bufite abami koko bo bantu b'abagabo. Hari ukuntu bavuga ngo umuntu ni umuntu w'umugabo. Mujya mwumva ingero ko Mansa Musa wayoboye ubwami bwa Mali, bavuga ko ariwe mukire wa mbere wabayeho mu mateka y'isi kubera ko umutungo yari afite bawubarira miliyari 400 z'amadolari. Nta mukire urazigezaho, abenshi baracyari muri mwatse cyangwa kimwe cya kabiri. Cyo nashaka kuvuga civilisation yari iriho yo kumenya ko ubutaka burimo umutungo ndetse kandi bakawifashisha mu gutera imbere, kubera ko nubwo batari bafite inganda ziteye imbere nk'iz'abanyaburayi, ariko abanyafurika bari bazi ko mu butaka hashobora kuva ayo mabuye bakayakoresha mu mitako yo kwirata ku bundi bwami cyangwa yo gutanga impano mu bundi bwami. Ibyo bintu bari babizi. Ikintu batari bazi wenda ni ukubinyuza mu mashini, ariko ubushobozi bwo bari babufite kubera ko ubutaka bwari bugikungahaye. Uko kubucukura byari bitaraza ngo hazemo kubumenamo ibinyabutabire byangize n'imyaka yareraga. Niyo mpamvu ubukungu bw'umugabane wa Afurika bwari buri hejuru muri iriya myaka. Ariko se iyo Misiri utubwira civilisation ya Misiri ni Misiri tubona y'Abarabu cyangwa ni iyindi? Iyi Misiri y'Abarabu yitirirwa iyo civilisation, ariko mu by'ukuri iyo ugiye kucukumbura inyandiko nyinshi z'amateka ntabwo ari iyi Misiri y'Abarabu. Nese abanyamisiri abo ngabo ba mbere yose baje kugera no kuvanga ubundi mu mateka y'isi babara ko hamaze kuba irimbuka ry'ibinyabuzima inshuro 5. Babara ko isi nyine yatakaje abantu n'ibyari biyituye inshuro 5. Bavuga ko twatangiye process y'icya 6 bitewe n'itemwa ry'amashyamba, yangizwa ry'ibidukikije, ariko muri ako 5 kabaye niho bavuga ko hagiye harundurira cyangwa se hazimira ubwoko bw'abantu runaka barimo abo bantu bahoze muri ubwo bwami bwa Monomotapa na Kongo twavugaga. Kuko iyo ugiye kureba abahari uyu munsi ntaho bahuriye nawe turi kuvugaho n'abanyamisiri rero ba mbere. Uko nguko byagenze. None ni gute tukiri inyuma y'indi migabane? Kuba inyuma y'indi migabane rero nibyo twari tugiye kuvugaho hariya. Ubwo mwene Kongo cyangwa se uyu nguyu witwaga Lango, banamwitaga Lango cyangwa se wene wa Kongo, amazina yose yahuriraga kuba ari nyine nyiri gihugu. Abanyaportugal bo bajyaga babisobanura bakavuga ngo n'uwatoranyirijwe kuyobora ubwami cyangwa gutegeka ubwami bwa Kongo. Ubwo rero mwene Kongo yajyaga ku butegetsi, uyu nguyu ni Alfonso wa mbere, ni izina rya batisimu kubera ko kiriya gihe Kiliziya yo yari isanzwe ifite ingufu
ni nayo yatangaga ububasha ku bihugu bizaza muri Afurika kwigarurira ibindi bihugu. Ubwo rero muri iyo myaka y'1456 mwene Kongo yajyaga ku butegetsi, umupapa wari uriho yitwaga Nicolas wa gatanu. Abantu babyumve neza, Papa Nicolas wa gatanu yahaye uburenganzira umwami wa Portugal n'uwo bitaga Joao wa mbere. Umwami Joao wa mbere, Nicolas wa gatanu yamuhaye ububasha bwo kuza muri Afurika, akaza mu bwami bwa Kongo, agakuraho abantu bitwaga ngo ni abaserse. Ubwo mu kinyarwanda ugenekereje uko inyandiko zibivuga ngo bari abapagani batemera kiliziya, batagendera ku migenzo yayo. Ubwo rero umwami Joao wa mbere yoherezaga ingabo muri Kongo, baje bazaniye Alfonso wa mbere. Ubwo ni umwami wa Kongo, yari afite abana barimo bita Pedro wa mbere wa Kongo ndetse na Enrique wa Kongo, niko abana be bitwaga, bari barahawe amazina y'abanyaburayi, urabyumva. Ubwo rero yahageraga yamuzaniye ibaruwa ivuga ngo duhawe ububasha na kiliziya yategekaga ubwami. Iyo papa yashakaga ko ubwami buvaho bwavagaho, papa yanitabazaga ingabo z'igihugu, ugasanga zimeze nk'aho ziri kuri misiyo ya papa kandi ari ingabo z'ubwami runaka. Ibyo byabagaho. Ubwo rero yahageraga Joao wa mbere, ubwo yoherezaga ingabo zikagera mu bwami bwa Kongo, muri ibyo bihugu twavuze aho bwaheri buherereye, bazaniye Alfonso wa mbere rero ibaruwa yari yanditsemo ngo duhawe uburenganzira na kiliziya ndetse n'ubwami bwa Portugal bwo kuza tugakuraho abaserse b'abapagani bari muri ubu bwami, tukabatwara bunyago cyangwa se tukabafata bunyago, tukigarurira ibyabo ndetse tukabakoresha uburetwa. Ibyo bintu byari byanditse mu ibaruwa. Ibyo bintu bibaye nk'uko umuntu wese udukurikiye yabitekereza, ucyumva urwo rwandiko uri umwami w'ubwami, uhita utekereza ko ibyo bintu bitari bushoboke mu buryo bworoshye, bigomba guca mu ntambara. Habaye intambara. Portugal nk'igihugu rero cyari gikomeye ku mugabane w'i Burayi, kirwana n'ubwami bwa Kongo, ariko ubwami bwa Kongo busa n'ubushaka gutsinda, ariko bwazize ikintu kimwe. Bwazize ikintu cy'uko i Burayi impinduramatwara, cyane cyane iterambere ry'intwaro, ryo gukoresha intwaro ryari ririho. Muri icyo gihe rero Portugal yahise yitabaza kiliziya ijya mu bundi bwami burimo. Ubundi bwami bwose baragiye bafata intwaro, bazana intwaro za kizungu z'imbunda. Nta kintu rero imiheto n'imyambi byagombaga gukora imbere y'amasasu. Byabaye ngombwa ko Joao umwami wa Portugal atsinda Mbanza Kongo cyangwa Alfonso wa mbere. Bamaze kumutsinda rero bamuhaye amahitamo abiri. Bamaze kumutsinda, abona ko igihugu gisa n'ikiri gusenyuka, batangiye gutwara ayo mabuye y'agaciro. Noneho bamusaba ko yatanga iki? Abacakara. Ingurane y'abacakara yari iki? Yari ukugira ibintu bamurekera, ntibabitware byose, kubera ko icyo gihe umwami Joao wa mbere wa Portugal yanavugaga ko bari bafite gahunda yo gusibanganya ubwami burundu. Mbanza Kongo yanze gutanga abacakara, noneho ajya mu ntambara n'ubundi, ariko yabaye nk'uhungiye ubwayo mu kigunda, cyangwa se yahungiye ubushyuhe i Khartoum, kubera ko yimanye abacakara kuri Portugal, ariko ajya gusaba ubufasha ku bindi bihugu byari bikomeye i Burayi, birimo Ubufaransa n'Ubwongereza. Icyo gihe byo byamusabaga n'ubundi ingurane y'abacakara kugira ngo bimufashe kurwana intambara. Aza kwisanga yemeye gutanga abacakara, nuko nguko ubukungu bwatangiye kugenda, Afurika ihinduka urujya n'uruza, cyane cyane ubwo bwami bwa Kongo. Amabuye y'agaciro aratwarwa, gaucho iratwarwa, bikajyana n'ubundi n'abantu bagiye gukora uburetwa. Ubundi impinduramatwara y'inganda yaba yarashobotse kubera ubuhanuzi bwakorewe Afurika? Yego, impinduramatwara y'inganda yashobotse kubera ubwo bwambuzi cyangwa se ubwo bujura, cyangwa nanone ubwo buriganya bwakorewe umugabane.
none ubwo bivuze ko Afurika uko tuyibona uyu munsi ifite ingaruka zo gusenyuka k'ubwo bwami bwa Kongo cyane. Nyuma y'isenyuka ry'ubwami bwa Kongo rero ubundi bwami bukomeye cyane bw'Iburayi bwatangiye kwinjira muri Afurika bukazana intwaro, urumva kurwanisha imiheto n'imyambire imbere y'imbunda byagiye binaniza ubwami bwinshi burasenyuka. Hanyuma Afurika ihinduka isibaniro rero ry'ibirombe by'amabuye y'agaciro, izo gaucho ziratwarwa ariko n'abantu batwarwa bakajya gukoresha uburetwa kubera ko bagendaga ku itegeko. Birangira uko uyu munsi tubibona, nubwo hasigaye hariho ubukoloni mu isura nshyashya, ariko uyu munsi abanyafurika se ntibijyana i Burayi, bijyanayo mu rwego rwo gushaka ngo guhindura ubuzima. Rimwe na rimwe ibyo bihugu nta nubwo bikidushaka. Mwirirwa mwumva raporo z'abantu bagwa mu nyanja ya Mediterane bagerageza kwinjira mu majyepfo y'u Burayi, mwumva abantu bagwa muri Atlantique bashaka kujya muri Amerika. Ni ibintu bifitanye isano n'iryo genda ry'abantu ryakorwaga muri iyo myaka, ryaje gusiga iheru umugabane. Nubwo ubukungu bugihari, ariko turaza kubivugaho gatoya muri ibyo by'impinduramatwara y'inganda. No kuvanga iyo umutungo kamere uhari ariko inzego z'igihugu zikaba zitubatse neza, umutungo kamere uhinduka nk'umutego. Turaza kubivugaho. Gusa urwo kwa Afurika byagize uruhare ki mu guteza imbere inganda z'i Burayi? Murabizi, ku bantu bize amateka mwumvishe ko impinduramatwara y'inganda yatangiye mu kinyejana cya 19. No kuvuga ko rero muri kiriya gihe impinduramatwara y'inganda buriya yahereye ku ikorwa ry'intwaro. Intwaro aho ziva zikagera zihuriye ku kuba icyambere zikoze zifite amayerema cyangwa mu bizikoze harimo amabuye y'agaciro. Kiriya gihe amabuye y'agaciro bifashishije mu kubaka inganda, cyane cyane mu gihugu cy'Ubwongereza aho byose byatangiriye. N'ubukungu bwavanwaga muri Afurika kubera ko mbere y'uko umwami Mbanza Kongo ngo twari twabivuze ajya gusaba Ubwongereza ubufasha, Ubwongereza bwamwemereye ubufasha bw'intwaro ariko bumumusaba ingurane y'abacakara. Amaze gutanga abacakara ngo bamuhe intwaro zo kurwanya abanyaportugali, Abongereza nabo baje muri Afurika, nabo batangira gutwara ibintu. Uko gutwara ibintu rero, gutwara amabuye y'agaciro, gutwara amapamba, gutwara za gaucho, ibyo bimera cyangwa uwo musaruro wose byavuyemo igitekerezo cyo gushinga inganda kubera ko icyo gihe intwaro zari ziri kuba nkeya. Buri bwami umwami yitabazaga runaka yabusabaga intwaro, bakabona intwaro ziraza kuba nkeya kandi intwaro zakorwaga n'inganda z'Abanyaburayi. Izo mpinduramatwara rero yo gushinga inganda, bagakora intwaro, bagakora n'ibindi bintu birimo n'ibyo dukoresha uyu munsi, byahereye ku bukungu bwavanywe muri Afurika nyuma y'isenywa ry'ubwami bwa Kongo. Ese urabona abazungu ubundi iyo bataza gutora amabuye y'agaciro twe twari kumenya ko afite akamaro? Uko bimeze, kubera ko hashize ibinyejana birenga hafi 3 bibaye, kubera ko byabaye mu kinyejana cya 15 na 16, umunsi turi mu kinyejana cya 21. Uko bimeze kose byari gushoboka ko tubimenya. Bishobora kuba byari gutinda, ariko byari gushoboka kubera ko uyu munsi iyo ugiye kureba, nubwo abazungu bazanye tekinoloji bakazana ibintu bishyashya, cyane cyane nyuma yaho internet ivumbuwe, ariko hari ibintu bikiri umwimerere ko ari iby'Abanyafurika. Nk'urugero, buriya iyo mbunda tuvuga yavuye ku gitekerezo cy'ukuntu umuheto umeze. Umuheto iyo utaza gukorwa, kandi nta muzungu wakoze umuheto, nubwo hari ubundi bwami bukomeye cyane bwo muri Aziya, burimo ubwami bw'Ubushinwa, bukabamo abo bita Avars, ni abantu barwanaga mu bibaya bya Mongolia bakoresha amashovare cyangwa se amafarashi barwana n'iyo myambi n'imiheto tuvuga. Ariko igitekerezo cyo gukura imbundi y'ingiyi ifite imbarutso n'iki cyavuye ku kuntu umuheto ukoze. Birashoboka ko Abanyafurika bakoreshaga ibikoresho bya gakondo, ariko nta muntu n'umwe uzi neza niba ibikoresho bya gakondo uko byagiye bihinduka, kubera ko ntabwo Umunyafurika wageze ahantu ho guhingisha igiti akava ku giti akajya ku nkonzo, akava ku nkonzo agashaka ikindi kitameze nk'inkonzo ariko nanone kitari isuka,
uwo muntu urumva ko yari afite ubushobozi bwo gutera imbere. Byasabaga igihe kirekire ariko byarashobokaga. No kuvuga ngo rero hari amahirwe ko iyo Afurika itaza kuba isibaniro rya kompanyi mpuzamahanga zitwara umutungo kamere wayo, hari icyizere ko wasanga Afurika n'ubundi yari kuza kumenya agaciro k'ibyo bintu. Uyu munsi hari abantu bavuga ko umugabane wa Afurika uzaga umukennye kuko wenda babona politike ziri ku mugabane wa Afurika zidateza imbere ubuzima bw'umuturage. Yego. Ese Afurika izaguma ikennye cyangwa se nimba ari inverse wo bibona gute? Afurika mu by'ukuri kuvuga ko wenda izakira ikagera ku rwego tubona nk'Uburayi cyangwa Aziya cyangwa Amerika, byo ni ibintu bigoye. Ndabisobanura mu buryo bubiri. Mu kanya twigeze kuvuga ko umutungo kamere ni mwiza. Umutungo kamere ndagiye kubisobanura muri ubu buryo. Umutungo kamere uba mwiza cyangwa ukaba mubi bitewe n'iyi mpamvu. Impamvu ya mbere, umutungo kamere Afurika ifite, igihugu icyo ari cyo cyose muri iyi si, kibi cyo muri Afurika cyangwa i Burayi, ni ukuvuga ngo kugira ngo umutungo kamere ugirire umumaro igihugu, ni uko umutungo kamere ugirwa n'igihugu gifite inzego zubatse neza. Inzego mvuga ni imiyoborere. Igihugu ko kigira inzego zubatse neza niko ruswa yigabanyuka, nubwo kubura guca ruswa biba bigoye, ariko ruswa iragabanuka. Gutanga akazi bigatangira kuva mu cyene wabo, ahubwo bikazamo fairness cyangwa ubutabera. Iyo rero igihugu gifite umutungo kamere kikaba gifite inzego zubatse neza, uwo mutungo kamere bawita intensifier. Uwo mutungo kamere icyo gihugu kiba gishobora kuwifashisha kigatera imbere, kigakira koko. Leta Zunze Ubumwe za Amerika no irakize, nicyo gihugu babara ko ari icyambere gikize ku isi. Nubwo tuvuga ngo isahura ibihugu, ariko ibihugu bicukura peteroli nyinshi kurusha Amerika ku isi ntabyo wabona. Amerika icukura diyama, icukura zahabu. Ni ukuvuga ngo nayo ifite umutungo kamere, ariko yakize kubera ko ifite inzego zubatse neza. Uwo mutungo wabaye intensifier. Muri Afurika rero hirya no hino mu bihugu, umutungo aho kuba intensifier wabaye ibyo bita mu Cyongereza resources trap, cyase ni nk'umutego. Iyo ufite umutungo kamere munsi y'ubutaka bwawe, ukaba ufite inzego zitubatse neza, wa mutungo guhindukira nk'umutego. Ibihugu bikurusha ingufu cyane cyane ibyo ngibyo bya gikapitaliste bikaza mu gihugu cyawe, bikarema utwo tuntu tw'amakimbirane n'intambara, bikavoma uwo mutungo kamere. Amahirwe tugira ni uko ubuzashira nyuma y'uko igisekuru cy'abantu gishize. Ariko wadusobanura ubwami bwa Kongo ukuntu bwanganaga dukurikije imitungo iri muri ibyo bihugu. Yego. None reka turebe na Kongo y'uyu munsi dukurikije imitungo ifite bituma haba intambara z'urudaca. Yego. Ese ubwami bwa Kongo icyo gihe bitewe n'uwo mutungo wari uhari, hari intambara nk'izi twajyaga tubona zo kwiba amabuye no kugera gute? Portugal nyine aho iziye muri Afurika, nubwo itaremye intambara y'ibihugu byinshi nk'uko uyu munsi bimeze, Portugal iza muri Afurika igatangira gusahura amabuye, ntabwo ari kuyamara, ahubwo haziyemo n'ibindi bihugu byitwa ko bije guha ubufasha iyo Kongo. Ubwo bwami bwa Kongo hariho Ubufaransa, Ubwongereza n'ibindi bihugu by'i Burayi byaziye bitangira ahubwo kuyisahura neza kurusha n'iyo Portugal. Intambara rero iyo muri Kongo uyu munsi itandukanye n'icyo gihe, ariko bifitanye isano. Umutungo kamere uhuriye n'inzego zitubakitse neza mu bihugu bya Afurika, ari nabyo bitera cyane umutekano muke muri izo rero. Yego, ndatanga urugero ku bihugu nka bibiri, ntabwo Kongo irimo. Reka ntanga urugero ku gihugu cya Nigeria. Muri iyi minsi mumaze ibyumweru mwumva mu makuru mukumva Perezida Bola Tinubu wasimbuye nyine Muhammadu Buhari mu mwaka washize. Ni umuperezida mu by'ukuri uhangayikishijwe n'izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli. Ndabibutsa ko uyu munsi Nigeria ari cyo gihugu gicukura peteroli nyinshi muri Afurika. Ariko byarahindutse, byaricuritse. Nigeria nicyo gihugu nanone kigura peteroli nyinshi kiyivana hanze. Bivuze ngo wa mutungo ntabwo wabaye intensifier, ahubwo wabaye resources trap. Nigeria yabaye isibaniro ry'amakompanyi y'Abanyamerika, y'Abafaransa, y'Abongereza aza agacukura peteroli yitwa ko idatunganyije, bakayijyana mu nganda zabo, yajya ikagaruka
ihenze. Ikibitera rero warumbajije ngo inzego zitubakitse neza. Nigeria mu maraporo yagiye asohoka nta muntu wabiyoberwa ko Nigeria yagiye iza ku mwanya wa mbere cyangwa uwa kabiri mu bihugu birangwamo ruswa, ihohoterwa. Ibyo byose biva kuri za nzego zitubakitse neza. Iyi nzego rero zitubakitse neza mu gihugu usanga ubukungu buri mu mifuko y'abantu bakeya. Ugasanga wenda ngewe mfite agasozi hariya ndacukura nkacuruza mu buryo bw'amagendo, ibintu bikagenda mu by'ukuri bidahawe agaciro bikwiriye, ariko bikazakenera kungarukaho bihenze kuri rwa rwego ntashobora no kubyigondera. Icyo gihugu nari ntanze cya Nigeria ni kimwe, ariko na Niger umuturanyi wayo barabizi ihirikwa ry'ubutegetsi ryabaye ejo bundi, bari mu nkundura yo kwirukana Abafaransa. Nigeria ni kimwe mu bihugu bicukura uranium nyinshi. Uranium iri mu binyabutabire cyangwa amabuye yifashishwa mu gukora ibisasu bya kirimbuzi, ariko igihugu kirimo intambara. Kubera iki? Uwo mutungo kamere wabonetse mu gihugu gifite inzego zubatse nabi, ku buryo buri muntu wo mu gihugu tuvanyemo na perezida uba usanga ashaka gushyira mu mufuka we, badakorera hamwe. Iyo bigenze gutyo rero abasherisheri cyangwa abantu bagura ibintu mu buryo bw'amagendu baturuka hirya no hino ari benshi, bagatwara ibintu mu kigare byoroshye, basa n'ababitoraguye, hanyuma bikazagaruka bihenze. Ariko se none ko Nigeria iri mu bihugu turata bifite demokarasi kandi ko kirahari? Iriya ni demokarasi yo mu mpapuro. Buriya demokarasi cya mbere ni imibereho myiza y'abaturage, niko njye mbibona. Mu gihe tuvuga ngo demokarasi irahari, Amerika niyo dutangaho urugero, nubwo tuvuga ngo yigisha isi demokarasi, ariko iyo ugiye kureba iranahari. Ariko icyo nashaka kubivugira, Amerika igira icyitwa ngo American Dream. Ni uburyo umuntu utuye muri Amerika mu buryo bwemewe, uko byagenda kose aba agomba gukira. Iyo ni intego y'igihugu, ni intego y'ubutegetsi. Ubuyobozi buba bufite icyo kintu mu mpapuro buvuga ngo uyu mushinga uzagerwaho. Ni ikimenyimenyi. Abanyamerika nibo bantu uba usanga nicyo gihugu cya mbere gifite abantu bafite umubyibuho ukabije, nicyo gihugu cya mbere kirimo abantu bicwa n'ibyo kurya. Ibindi bihugu birimo abicwa n'inzara, ariko Amerika bicwa n'ibyo kurya. Ikindi kandi Amerika iba ifite abantu benshi bize, kandi kwiga ni kimwe mu bimenyetso biba bigaragaza ko mu gihe cy'imyaka myinshi iri imbere igihugu kiba gishobora kuzabaho. Nari ndi kuvuga rero demokarasi muri Nigeria ni demokarasi ihari, ariko nimba ari umubare munini w'abaturage, ni igihugu gituwe cyane muri Afurika, kubera ko kibarirwa muri miliyoni zirenga 200 z'abaturage muri Afurika. Demokarasi barayifite mu by'ukuri kubera ko wenda perezida avaho hakajyaho undi, ariko iyo ugiye imbere muri Nigeria ukareba ukuntu inzego zubakitse, ugasanga Boko Haram yarabazengereje kandi ari igihugu gifite byose. Usanga inzego zubakitse nabi cyane, ku buryo icyo gihe demokarasi uyishaka ukayibura, nubwo nyine perezida avaho hakajyaho undi. Ushobora no gusanga hari ingufu zimukuraho zigashyiraho undi, ariko wareba imyubakire y'inzego imbere mu gihugu ugasanga ntayo. None se kuba batarwanya Boko Haram ngo ishireho wabarenganya? Ubu Boko Haram ni y'Abafaransa n'Abanyamerika. Ntabwo bayirwanya ngo ishireho, kubera ko niba ari umutwe nk'uri ukomeye utanarwanira mu gihugu kimwe, Boko Haram iba muri Nigeria izenguruka Sahel yose. Biragoye rero ko yego, biragoye ko bayirwanya igashiraho. Wowe warutubwiye ko demokarasi ari imibereho myiza y'abaturage. Nicyo cya mbere. Ngewe ko mvuga ko demokarasi ari ubutegetsi, aho perezida ava ku butegetsi amenya ko itegeko nshinga rirangiye akavaho. Ibyo gusa impamvu mvuga gutyo nuko ahantu hose mu perezida ava ku butegetsi abaturage n'undi baba babayeho neza. Ariko hari aho bava ku butegetsi, reka ngoye nk'urugero rworoshye. Bwira ahantu perezida atava ku butegetsi abaturage bakabaho neza. Ahubwo ntago byo byashoboka. Umuntu iyo atavuye ku butegetsi biba bigoye ko abaturage babaho neza, ariko nanone hari igihe ashobora kutabuvaho, ariko ugasanga yahimbye politiki imeze neza cyane ituma abaturage babaho neza. Urugero ni Jamahiriya yo muri Libya. Umuntu yayoboye igihugu imyaka 41, ariko ibintu yakoze muri iyo myaka 41 ni ibintu byashyize Libya ku gasongero. Ku gihe cya Gaddafi, Libya yari kimwe mu bihugu bikize no ku isi, ariko icyo bita kubaho kandi nta demokarasi yari ihari. Hoya, ntabwo ari kuba wari. Nimba umuntu avuze ngo ntabwo muzashinga amashyaka, ntabwo mwemewe gukora politiki, ariko agakora ku buryo murya mugahaga, mu tuvuga ko mubayeho neza. Kubaho neza ko abaturage budakora ngo mukore za structure.
ntabwo gushinga amashyaka. Impamvu ngo Gaddafi ngo babaho neza ngo nuko ngo umuntu yarongoraga ngo akamukorera ubukwe. Ariko si ibyo gusa, kubera ko ku gihe cya Gaddafi barigaga ubwo bukwe bakabukora kuri leta, bakabona inzu zo kubamo, ya mibereho. Hari ibintu by'ingenzi mu buzima, biriya bintu barabibonaga. Kurya, kuryama, kwivuza no kwambara, byari ibintu bimeze neza. Na bya bindi rero bitari besoin primaire nabyo byari biteye imbere. Icyo navugiraga rero Gaddafi ntabwo ashaka ubwonko bw'umunyaribiya butekereza ibirenze inda. Oya, ntabwo ariko mbifata. None se Gaddafi abaye atarashaka ko ubwonko bw'abanyaribiya butekereza ibirenze inda, Libya yari kohereza ibyogajuru se mu kirere ko yabyohereje. Ariko bera nibyo Gaddafi yaguraga mu Mafaransa. Ariko se kubigura gusa nta bushobozi bari bafite. Yavuga muri peteroli. Yego, ni ukuvuga ngo demokarasi kuvaho ibyo wavuze ndabyemera pe, kuba perezida yavaho hakajyaho undi sava. Ariko mu gihe n'imibereho y'abaturage ari myiza, nibwo tuvuga ko muri rusange demokarasi ihari. Kuko iyo imibereho myiza y'abaturage ihari, biba bigoye ko igihugu cyavuka mu duce tw'imitwe yigaragambya cyangwa irwanya ubutegetsi. Ariko se umbwiye ko Portugal mu bantu bakoronije, iyo turebye n'Abafaransa n'Abongereza barakoronije cyane, ko bagiye bagatera imbere, nkaba mbona Portugal ikennye mu Burayi. Tuzabikoraho wenda ikindi kiganiro, ariko Portugal buriya ni igihugu k'idini cyane kurusha gukora, kurusha akazi. Ndabisobanura mu buryo bugufi, wenda tuzabirambura mu kindi kiganiro. No kuvuga ngo nko muri icyo gihe cyo kohereza umwami Joao wa mbere, kumuha uburenganzira bwo kuza muri Afurika gusenya ubwami bwa Kongo, icyambere bamuhereye ubwo burenganzira ko ubwami bwa Kongo babwitaga ubwami bw'abapagani. Icyo ni icyambere. Urumva ntago zari impamvu z'ubukungu, zari impamvu zo kuvuga ngo genda ukureho bari abapagani. Ni ukuvuga ngo suko i Burayi hatari hari abandi bami bashobora gukorana na Papa Nikola wa gatanu, ahubwo Joao wa mbere yari umukristo, reka mbivuge gutyo, yari yashyize imbere ubukristo kurenza nyine iterambere ry'ibindi bintu cyangwa kuvumbura ubumenyi bushyashya. Urundi rugero rwa kabiri ni mu gihe cy'abafilozofe b'urumuri, cyangwa se abafilozofe nyine b'urumuri mu kinyejana cya 19, nabo ubuhungiro bwabo bwari muri Portugal. Ntago bemeranyaga n'ibyo leta z'ibihugu zashyiragaho, kandi leta z'ibihugu cyangwa se ubwami bwayoborwaga na Kiliziya. Ariko baragiye bajya muri Portugal, tuzagenda tubibabwiraho, cyane cyane aho bitwa ba Pompadour, ndetse nabo bita bari abafilozofe b'urumuri, cyangwa se bari aba Voltaire na ba Denis Diderot n'ibiki. Bose babaga mu Bufaransa, ariko leta ibarwanya ivuga iti ibyo bintu murimo ntabwo ari byo. Ubwenge buba muri za Bibiliya gusa, ubwenge butari muri Bibiliya ntabwo ari bwo. Ariko Isaac Newton amaze kuvumbura biriya bintu bya teori yo kuvuga ngo gravite, akavuga ko ingufu z'isi arizo zahanuye urubuto rukava mu giti, Kiliziya imaze guha umugisha buriya bwenge, yatangiye kwemerera none abo bafilozofe kuzajya bakora ubushakashatsi bakagaragaza ubwenge bushya. Kiriya gihe rero Portugal cyari igihugu gikomeye cyane mu myemerere. Cyari igihugu cyari icya mbere, Kiliziya yari hafite amashami. Icya kabiri, Kiliziya nibo bantu yifashishaga ishaka gutambutsa ubutumwa mu bindi bihugu by'i Burayi. Mu gihe rero cyo kuza muri Afurika, Portugal nibyo yaraje itwara amabuye isenya ubwami, ariko ibindi bihugu byaziyemo byitwa ko bije gufasha umwami Alfonso wa mbere byatwaraga amabuye bijya kubaka ubukungu bw'igihugu. Portugal yo iguma muri cya kintu cyo kuvuga ngo Papa Nikola wa gatanu, ibyo mwatubwiye gukora twarabikoze kandi byagenze neza. Rimwe na rimwe mu nyandiko zimwe bavuga ko ibintu byinshi umwami Joao wa mbere yakuye muri Kongo n'ubundi yabijyanye i Roma. Yego Pascal, rero burya amateka bari maremare cyakora reka tuyasoreza ahangaha gusa. Hari umuntu wanyandikira ambwira ngo twifuza ko Pascal yazatubwira kuri bikurikira. Ubu ni migration, trans-African trade, bwa bucuruzi byaba triangle. Yego, no bucuruzi bwa mpande eshatu. Utubwira amateka ya Mali Empire, Songa, donc zira mpira zose arazirondora. Ubwo tuzaya tugenda dukoraho. Dukoraho. Kuko nako banyotewe